Abantu benshi bajya bibaza uburyo ababyeyi bacu ba kera bakoreshaga kugira ngo bamenye niba barasamye mu gihe inda yabaga ikiri nto. Ubundi bitewe n'umubiri wa buri muntu utandukanye n'uwa mugenzi we, akenshi iyo umuntu agisama hari impinduka zihita zigaragara ku mubiri. Aha twavuga nko kugira isesemi, kunanirwa kurya cyangwa kubura ubushake bwo kurya ibintu runaka wari usanzwe ukunda, kwifuza ibindi bintu utari usanzwe ukunda kurya cyangwa kunywa. Ibi byiyongeraho n'izindi mpinduka zinyuranye umuntu ashobora kwiyumvaho agahita atangira gukeka ko yasamye. Gusa izi mpinduka zishobora guterwa n'uburwayi cyangwa indi mihindagurikire y'umubiri ku buryo ushobora kubyitiranya n'uko waba wasamye mu gihe nta suzuma waba wakoze ngo riguhe ibisubizo byizewe. Wakwibaza rero ikintu cyemezaga abantu ba kera ko bamaze gusama ku buryo budasubirwaho, dore ko nta koranabuhanga n'iterambere nk'iryo dufite ubu bari bafite mu gihe cyabo. Hari uburyo busanzwe cyangwa uburyo karemano abantu ba kera bakoreshaga kugira ngo babashe kumenya ko basamye. Muri ubwo buryo harimo nko kwifashisha ibikoresho umuntu asanzwe afite mu rugo, nko gukoresha umunyu, tungurusumu, igitunguru, korogati n'ibindi bintu bitandukanye umuntu yabaga afite mu rugo. Uramutse wumvise ibi, wakwibaza niba gukoresha ibi bintu karemano wipima ko wasamye, niba byaba bitanga ibisubizo bizima muri iki gihe cyacu. Gusa mu buryo butangaje ni uko ubu buryo bwa gakondo igihe kinini nabwo butanga ibisubizo byizewe. Iyi ni Ingando Online mukurikiye. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo wakwipima ko wasamye ukoresheje igitunguru cy'umutuku. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ari bwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe kuri channel ya Ingando Online, namwe mutarayikora ariko mukaba mukunda ibiganiro tubagezaho. Ikaze mu kiganiro cyacu ari nacyo cyanyu. Ingando Online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Reka turebe ibikoresho ugomba kuba ufite ku buryo wakora iki kizamini cy'uko utwite ukoresheje igitunguru gitukura. Kugira ngo ukore iki kizamini ugomba kuba ufite igitunguru, umushyo n'agasahane gasanzwe. Nyuma yo kuba ufite ibi bikoresho, reka turebe noneho uko ubitunganya kugira ngo wipime. Icya mbere, fata icyuma maze ushishure cya gitunguru cyawe, ukureho ka gahu k'inyuma kaba kagifunitse. Icya kabiri, wifashishije cya cyuma ukata igitunguru uduce dutoya nk'utw'umuntu akata agiye guteka igitunguru. Icya gatatu, ufata uduce dutoya twa cya gitunguru wakase maze ukatwinjiza mu gitsina mu masaha ya nimugoroba ugiye kuryama, tukararamo maze ugategereza igisubizo mu gitondo bukeye. Ubu buryo bwo kwipima ukoresheje igitunguru bufite umwihariko kuko ubundi buryo twabagejejeho bwo bwasabaga ko wifashisha inkari za mu gitondo kugira ngo ubashe kumenya igisubizo, mu gihe ubu buryo bwo ntaho buhuriye n'ubwo twabagejejeho mbere. Ubusanzwe iyo umuntu yamaze gusama hari ahantu hifunga kugira ngo nyababyeyi ishobore gufata umwana inda ntivemo. Kuba aho hantu hafunze cyangwa hafunguye nibyo bituma kwipima ukoresheje igitunguru bishobora gutanga igisubizo cy'uko utwite cyangwa bigatanga igisubizo cy'uko udatwite. Reka turebe uburyo umenya yuko utigeze usama ukoresheje igitunguru. Mu gihe umugore atigeze asama, iyo yarangije gukora bimwe twavuze haraguru, bucya mu gitondo umwuka asohora mu kanwa urimo impumuro y'igitunguru.
ibyo biterwa n'uko inda iba itarifunga maze bigatuma ibinyabutabire bigize impumuro y'igitunguru bizamuka, maze bugacya umuntu ari gusohora impumuro y'igitunguru mu mwuka aba ari gusohora mu kanwa ke cyangwa mu mazuru. Iyo bimeze bitya bisobanuye ko udatwite kuko inda iba ifunguye. Reka tugere noneho ku buryo wamenya ko wasamye ukoresheje igitunguru gitukura. Iyo wamaze gukora bimwe twavuze haraguru, bugacya mu gitondo utumva impumuro y'igitunguru mu mwuka uri gusohora mu kanwa cyangwa mu mazuru, icyo gihe uba warasamye. Biba bivuze ko inda yamaze kwifunga ku buryo itemerera ibinyabutabire bigize umwuka w'igitunguru gutambuka. Ubwo iyo bukeye ntiwumve uri gusohora umwuka urimo impumuro y'igitunguru, uba waramaze gusama. Nguko uko abantu ba kera bamenyaga ko batwite cyangwa badatwite bakoresheje igitunguru. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Niba wari udukurikiye utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora. Nuyikora wibuke kwemeza kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari ikiganiro gishya turangije kubategurira. Ndakwibutsa ko ibi tumaze kuvuga ari bumwe mu buryo ababyeyi bacu ba kera bifashishaga kugira ngo babashe kumenya ko basamye mu gihe cyabo, kuko nta koranabuhanga ryari rihari bagombaga kwifashisha kugira ngo bahabwe ubu bufasha bwo kumenya yuko basamye. Icyo gihe nta mavuriro yari ahari, naho yari ari yari make kandi bigoye kuhagera. Uyu munsi aho tugeze, byibuze hafi muri buri murenge harimo ikigo nderabuzima kimwe cyangwa ibigo bibiri. Hari n'amavuriro y'abantu bigenga ndetse n'ibigo bicuruza imiti, hamwe mu hantu ukwiye kugana ukimara gukeka ko wasamye kugira ngo usuzumwe maze uhabwe ubujyanama n'ubundi bufasha bwisumbuyeho. Niba wakunze iki kiganiro wabigaragaza ukanda ahantu handitse like ndetse ukanagisangiza abandi. Nubigira utyo uraba uduhaye umusanzu wawe wo gukomeza kubagezaho ibiganiro bimeze neza. Uramutse ufite ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, watwandikira unyuze mu mwanya wageneye komenti cyangwa ugaca kuri page yacu ya Facebook na Instagram, hose ni Ingando Online. Igitekerezo cyawe tuzagisoma kandi tugusubize. Mwakoze kudukurikira, ndabashimiye.